Shalom nshuti z'ikiganiro menya ukuri, turashimira Imana yongeye kutubyutsa amahoro, turashimira Imana iturinze, turashimira Imana ihora itugaburira ijambo ryayo buri munsi. Uyu munsi wa none tugira amahirwe yo kongera kubona akanya kugira ngo tuganire namwe ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana buri munsi riradukomeza, rigakomeza imitima yacu mu bihe bibi nk'ibi ngibi turimo. Isi yugarijwe n'ibibazo biteye ubwoba, indwara za karande, indwara ziri kuri isi zugarije isi, n'icyorezo cya COVID-19 cyiyongera. Abantu barimo kugenda bapfa, abandi bararwaye, ariko ijambo ry'Imana iyo rimanutse riza riduhumuriza no mu bihe bikomeye nk'ibi tuba turimo, rikadukomeza, rikazana ibyiringiro. Rero muri aka kanya Imana yongeye kuduha ijambo riri muri Daniyeli igice cya 11 umurongo wa 32. Dore uko avuga ngo baca mu isezerano azabayobesha kubashyeshyenga, ariko abantu bazi Imana yabo bazakomera bakore iby'ubutwari. Hano hari ijambo ngo abaca mu isezerano. Mu rurimi rw'icyongereza ho havuga ko those who have violated the covenant, bivuze abasa nk'aho batatiriye igihango, ngo azabayobesha kubazanira ibintu bisa nk'aho ari byiza, ariko uwo mwanzi Satani afite umugambi wo kugira ngo abayobye, abakure mu masezerano. Uyu munsi wa none hari ibintu Satani azana bimeze nk'ubuhenda abana, azaniye abantu babandi bafite intege nke mu buryo bwo mu mwuka, ashaka kubashukisha akazi, ashaka kubashukisha amafaranga, ashaka kubashukisha ibyubahiro, ashaka kubashukisha ibintu by'isi. Cyane cyane Satani yashaka kugira ngo akuyobye, azanakwice. Abanza akareba intege nke zawe, akareba niba ukunda amafaranga, akaba ariho yagushukisha. Akabona niba ukunda iraha ry'isi, akaba ari ryo akuzana imbere. Akabona niba ukunda ibyubahiro, akaba ari byo agushukisha. Akabona niba ukunda kurya, akaba ari byo agushukisha. Ariko agamije iki? Kugira ngo agushukishe uburyarya bwe, cyane cyane iyo abona uri mu bihe bikomeye, cyane cyane iyo abona isi yugarijwe n'ibibazo. Hakabaho uvuga uti ngewe aho kugira ngo mpfe uyu munsi nazapfa ejo. Ese ibi bintu ngewe nabivamo nte? Ngewe se ako gakiza ntazi igihe na Yesu azagarukira. Ibyo bintu by'ubukristo, ibyo bintu byo gukizwa, ibyo bintu byo kwibuza ibyaha, ese muri ibi byaha ko ariho mbonera imibereho? Satani akagufatira aho ngaho. Bene data, bamwe baraguye, bamwe bavuye mu byizerwa, kubera yuko Satani arimo kubashyeshyenga, abashukisha utuntu, abashukisha amafaranga, noneho akabarimbura. Ariko hariya hakavuga ngo ariko abazi Imana yabo. Iryo jambo riranshimisha, abazi Imana yabo ngo bazakomera, nibamara gukomera bakoreshwe iby'ubutwari. Ariko abazi Imana yabo bazakomera bakore iby'ubutwari. Uyu munsi Imana irashaka kugukoresha iby'ubutwari. Iby'ubutwari ni ibihe? Ni bya bindi byananiye abandi, ariko wowe ukabishobora. Iby'ubutwari ni ibihe? Ni bya bindi aho ukunda abanzi bawe, ariko abandi byarabananiye. Iby'ubutwari ni ibihe? Ni cya gihe ufasha abantu utagamije inyungu, ukaba ufite urukundo rw'Imana rudaharanira inyungu, ariko abandi bakavuga bati tuzafasha abadufasha, tuzakunda abadukunda, tuzasura abadusura. Ubwo bukozi iby'ubutwari, ubukozi iby'ubutwari, gukora ibyananiye abandi, gukunda abakwanga, kudakora icyaha no mu gihe bikomeye. Aho hantu
iryo jambo ryanditswe na Daniyeli. Bari bari mu bihe bikomeye, mu itotezwa rikomeye, bavuga ngo bihakana Imana yabo, basenga ibigirwamana. Ariko uyu munsi wa none haje umuntu akavuga ngo nudasenga ikigirwamana barakwica. Benshi bahitamo gusenga ikigirwamana, benshi basenga ibigirwamana, ariko hariho ngo abantu ngo bazi Imana yabo, abamenye Imana, abayizeye, abavuga bati aho kugira ngo twihakane Imana twapfa. Abo ngabo nibo Imana ivuga. Kumenya Imana rero ni ukumenya imikorere yayo, ni ukumenya aho yagukuye, ni ukumenya ko yigeze kugukiza indwara uyirwaye, ni ukumenya ko yigeze kugukura mu bushomeri wari uburimo, ni ukumenya ibyago wari urimo ikabigukuramo. Ibyo nibyo bita kumenya Imana. Ntiwamenya umuntu utari wamusura, ntiwamenya umuntu mutaraganiriye. Niba waraganiriye n'Imana, niba warahuye n'Imana mu bihe bikomeye, ukamenya imikorere yayo, ukamenya ibitangaza byayo, igihe kiragera icyaza gishaka kukuzanaho uburyarya, gishaka kugushukisha utuntu n'utundi, urakibwira uti Imana namenye, Imana namenye ifite ubushobozi bwo kundwanirira, ifite ubushobozi bwo kunkura muri iki kibazo, ifite ubushobozi bwo kunkiza iyi ndwara, ifite ubushobozi bwo kumpa amafaranga, aho kugira ngo unkoreshe icyaha. Yosefu yabivuze neza, abwira uriya mugore wo kwa Potifari, aravuga ati sinakora icyaha cy'ubusambanyi ngo ncumure ku Uwiteka. Urumva? Sinakora iki cyaha cyo gusambana nawe, unshukisha ngo wenda ngo nidusambana uranyongera icyubahiro, unkure mu bucakara, mba umuntu ukomeye. Ati sinakora icyaha nk'icyo kugira ngo ncumure ku Uwiteka. Ubwo ni ukuvuga ngo Yosefu yari muri icyo cyiciro cyo mu bantu bamenye Imana. Yamenye aho Imana yamukuye, yamenye yuko avuye ahantu bene se baramujugunye mu cyobo, bakongera bakamukura mu cyobo bakamugurisha. Bamara kumugurisha akisanga ibwami, ariko yari afite kamere yo gukunda Imana, yo kudahemukira Imana. Avuga ati aho navuye mu bwoko bw'Abisirayeli, numvishije bavuga yuko basenga Imana ihoraho kwa Yakobo, Abisirayeli. Agiye mu kindi gihugu gisenga ibigirwamana, agiye mu kindi gihugu batazi Imana, agiye mu kindi gihugu cy'abapagani. Reka nkubwire umuvandimwe unyumva, niba uri umurokore, niba warakiriye Yesu, niba wakiriye agakiza, ukagera mu kindi gihugu, ukagera mu bandi bantu batuka Imana, bavuga ngo nta Mana iriho, bavuga ngo Imana ntiyakora ibitangaza, ujye uhagarara gitwari, ujye uhagarara wemye, uvuga uti Imana namenye, Imana yankuye muri biriya bigeragezo, ndayizi. Ujye ushikama. Urabivugaho iki? Ni byiza, ugomba guhamya Imana wamenye, na cyane ko muri iyi si hari abantu benshi bahakana Imana, ariko ukuri wamenye uba ugomba kugushikamamo, ukaguhamiriza abandi, ukavuga Imana. Ntukemerere ikintu icyo ari cyo cyose cyagukura mu bushake bw'Imana, cyangwa cyaguhindura kikagukura ku Mana yawe. Ugomba gukomera nk'uko ijambo ry'Imana rimanutse ritubwira ngo abazi Imana yabo bazakomera, bakora iby'ubutwari. Ubutwari rero ni ugutwarana, ugahamya Imana wamenye no mu gihe cy'akaga, ugahamya Imana wamenye no mu bayihakana, ukayivuga ushize amanga, kuko uba wizera koko ko Imana ari Imana nyayo. Ntukemerere rero ikintu icyo ari cyo cyose cyagukura ku Mana. Satani nyine azana gushukashuka, azana ibishuko byinshi, ashukashuka umuntu kugira ngo amuyobye, amukure mu nzira y'Imana, amukure aho Imana imushaka, amuteshe inzira, amukure mu gakiza, cyangwa atume ava mu masezerano y'Imana. Ariko nta kintu na kimwe kigomba kugukura mu masezerano y'Imana. Ndavugana nawe, we wamenye Imana. Nawe utaramenya Imana, ndakwifuriza kugira ngo uyimenye.
nta kintu cyiza nko kumenya Imana, nta kintu cyiza nko kubaho mu buzima bw'ubumana, waramenya Imana, wisunga Imana. Imana ni byose ku bayimenye. Nawe rero utarayimenye, ndakwifuriza kumenya Imana, ndakwifuriza kugira ngo nawe umenye Imana, ugendane nayo, ikuyobore muri ubu buzima. Wowe wayimenye uyifate uyikomeze, nturekure. Fata ukomeze Imana, ntihakagire ikintu cyose cyagutandukanya nayo mu izina rya Yesu. Imana iguha umugisha, Imana ikugire neza. Wihuse cyane Evangelist Gorethe, turi muri uwo mwuka wo kuvuga ngo abazi Imana yabo bazakomera, ibakoreshe iby'ubutwari. Mpise nyoborwa no kugira ngo dusome nanone icyanditswe kiri mu Baroma igice cy'8 uhereye ku murongo wa 31. Abaroma, Pawulo yandikiraga Abaroma, ariko Pawulo uriya nawe ni umuntu wagiye ahura n'ibibazo byinshi, ni umuntu wagiye akoreshwa n'Imana. Nawe aravuga amagambo ari mu Baroma igice cy'8 umurongo wa 31. Yewe muntu twumva aho uri hose, nawe ushobora kuba uri mu bigeragezo, ushobora kuba ufite ibintu biguhinyuza uyu munsi, ushobora kuba uri mu buzima bugoye cyane, ubw'ubukene, bw'indwara, ariko ukaba uzi yuko iyi Mana, iyi ngiyi yaremye ijuru n'isi, yagukura muri ako kaga urimo. Na Dawidi yakamukuyemo, na Pawulo nawe wanditse aya magambo. Hari amagambo aza kuvuga, ariko reka twumvire ijambo, wumva umwuka w'Imana icyo arimo kuvugana nawe uyu munsi. Abaroma 8:31, aho ngaho hari icyo Imana ivugana nawe, turi muri iyo njyana. Reka dusome mu izina rya Yesu. Abaroma 8 umurongo wa 31. Haravuga ngo none ubwo bimeze bityo tuvuge iki? Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Umurongo wa 32 hakavuga ngo mbese ubwo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izabura ite kumuduhana n'ibindi byose? Ngo ninde uzarega intore z'Imana? Ni Imana kandi ariyo izitsindishiriza. Ninde uzaziciraho iteka? Ni Kristo Yesu kandi ari we wazipfiriye, ndetse akaba yarazutse ari iburyo bw'Imana adusabira. Ninde wadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbese ni amakuba, cyangwa ni ibyago, cyangwa ni ukurenganywa, cyangwa ni inzara, cyangwa ni ukwambara ubusa, cyangwa ni ukuba mu kaga, cyangwa ni inkota? Nk'uko byanditswe ngo turicwa umunsi ukira bakuduhora, twahwanijwe n'intama z'imbagwa. Oya, ahubwo muri ibyo byose turushishwaho kunesha n'uwadukunze. Kuko menye neza yuko naho rwaba urupfu cyangwa ubugingo, cyangwa abamarayika, cyangwa abategeka, cyangwa ibiriho, cyangwa ibizaba, cyangwa abafite ubushobozi, cyangwa uburebure bw'igihagararo, cyangwa uburebure bw'ikijyepfo, cyangwa ikindi cyaremwe cyose, bitazabasha kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Haleluya. Amen, amen. Aya ni amagambo akomeye, ni amagambo meza, ni amagambo afashije, ni amagambo nawe akwiriye kugufasha. Hano Pawulo aravuga ngo ni iki cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Ni inzara se? Kandi Imana ari itanga ibyo kurya? Ni amakuba se? Kandi ishobora kukurwanirira ikagukura muri ayo makuba? Ni abakwanga se? Kandi Imana ariyo yaba umurengezi wawe ikakurwanira intambara. Ndabona Dawidi ari imbere ya Goliyati, abwira Umufilisitiya ati unteye n'amacumu n'ibisongo n'inkota, ariko njye nkuteye mu izina ry'Imana ya Isirayeli. Kandi ni ukuvuga ngo ya Mana yizeye
yagiye imbere ya Dawidi, ya mana Dawidi yizeye yagenze muri ririya buye rikubita mu gahanga k'umufilisitiya, ikubita hasi. Ni ukuvuga ngo ya mana wizeye, ya mana uvuga, izaguha gukomera ukora iby'ubutwari. Iby'ubutwari ni ubuhe? Ni guhangamura igihangange. Ni ukubona umwana w'umusore ufite utubuye agahangara ikintu kirekire cyitwa Gorethe afite amacumu, ariko agakora ibidasanzwe, agakora ibintu biteye ubwoba, agakora ibyo umwana w'umuntu atatekereza. Ni ukuvuga ngo ni abanzi se, ni inzara se, ni ubukene se, kandi Imana ariyo mutunzi. Ni indwara se, kandi Imana ikiza indwara. Ni ubukene se, kandi Imana ariyo mutunzi. Ni abagutoteza se, kandi Imana ariyo yakurwanira. Ni ukuvuga rero ngo abazi Imana yabo bazakomera kandi bakoresha iby'ubutwari. Nta kintu rero kigomba kugutandukanya na Kristo. Nta kintu kigomba kugutandukanya n'agakiza. Nta kintu kigomba kugutandukanya n'ibyo wizeye. Ngo abo bonyine ngo bagenda batatira amasezerano, bagenda bava mu masezerano nta mpamvu. Satani ngo azaza abashyeshyenge, abashukashuke, abashukishe imibereho mibi, abashukishe utuntu tw'uduhenda abana, ababwira ati mwebwe muce muri izi nzira za panya muzagera ku bukire. Mwebwe muce muri izi nzira nubwo zitari mu bushake bw'Imana muzagera ku butunzi. Kuko yabonye yuko irari ryawe ari amafaranga, agushukisha amafaranga. Ariko ngo abazi Imana yabo bazavuga bati wowe Satani, nubwo butunzi dushukisha ntituzava ku Mana. Tuzakomeza tuyizere, tuzakomeza tuyisenge, tuzakomeza tuyiringe, izaturwanirira kandi izadukomeza dukora iby'ubutwari. Ndashoje. Nitwa Pastor Sengimana Sylvester. Telefone zanjye ni 0788263596. Ndasubiramo 0788263596. Mwakire ijambo ry'Imana, mukomere, mushikame. Nubwo waba uri muri ibyo bigeragezo bikumereye nabi, shikama, uzabona ineza y'Uwiteka. Niba ari bwo bwa mbere wumvishije ubutumwa, kora subscribe, sangiza ubutumwa abandi. Kandi niba wifuza kudutelefona tubaza kandi tugusengere, kandi tuzajya dukomeza tuganire ku ijambo ry'Imana uko Imana izaba iduhaye. Tugiye guha akanya igice cy'umunota Evangelist Gorethe nawe agira icyo avuga anadusoreza mu izina rya Yesu. Imana iguhe umugisha Pastor. Dusoza ubutumwa bwacu nk'uko ababwiye, ndakubwira wowe wamenye Imana, komera ku Mana yawe. Umuntu wamenye Imana akayikomezaho agira ubutwari. Niyo mpamvu Dawidi atatinye guhangara kiriya gihangange cy'umufilisitiya. Umuntu iyo azi Imana aba akomeye muri we, aba afite umutima ukomeye, aba afite ubutwari, aba afite izindi mbaraga zitari za mbaraga z'ibyo kurya, zitari imbaraga za muntu, ahubwo ari imbaraga zimanuka ziva ku Mana. Komera rero ku Mana yawe, uyikomezeho, nta kintu kizakunanira. Hamwe n'Imana uzatsinda. Ntutinyishwe n'ibibazo ubona, ntutinyishwe n'ibikurwanya. Imana wikomejeho, Imana wizeye izakurwanirira. Imana y'amahoro ibagirire neza. Bakunze ikiganiro Menya Ukuri, nanjye umuvugabutumwa Gorethe Muhongerwa. Nomero yanjye ni 0782473245. Amahoro ya Kristo abane namwe. Reka dusenge dusoza. Uwiteka Mana yo kwizerwa no kwiringirwa,
ndagushimye nyagora ku ngoma kubwira ijambo utunyujijemo aka kanya. Sengeye abantu bose bazumva ubu butumwa, ndagusaba kugira ngo bazahindurwe n'ijambo ryawe. Witeka Imana, abakumenye by'ukuri ubahe gukomera mwami Imana, ubatsindire Mana isumba byose amoshya n'ibishuko bya Satani, ubatsindire gushyeshyengwa n'umwanzi ngo bakure mu masezerano nta mpamvu, ahubwo ubahe gukomera bakora iby'ubutwari mu bihe nk'ibi. Mu bihe nk'ibi umwanzi arashyeshyenga abantu, arabashyeshyengesha ibintu byinshi ashaka kubakura mu masezerano. Ndagusaba rero kugira ngo abawe bakomeze nyaguhora ku ngoma, kandi Imana isumba byose n'abatarakumenya ubahe kukumenya, kugira ngo nabo babashe mwami Imana kukumenya by'ukuri, babashe guhagarara bemye bakomeye mu bihe nk'ibi binanije abagenzi. Urakoze Mana yacu rero, ngaho Uwiteka Imana isumba byose uha umugisha buri mwe wese wumva ubu butumwa Mana, kandi umwuka wawe wera arusheho kumusobanurira mu izina rya Kristo Yesu, amen.